iyi ni HWPA ikorera ku YouTube channel yitwa Toka Satani Tani. Abantu benshi bakunda kuganira ibiganiro bivuga ku makuru yabaye atangaje, bakavuga ku mikino, ariko twebwe turi kuri ibibazo byugarije isi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, East Africa and Africa. So ibintu byinshi byibanze kuri ubu ni imibano itameze neza hagati y'imiryango y'abashakanye. So tuzabagezaho ibijyanye n'ubukire, ibijyanye n'iyobokamana, n'icyo abafilozofi bavuga ku iyobokamana. Ibi ngibi tuvuga tubisoma mu bitabo byinshi byanditswe na Dushimimana. So ariko nawe hari ahantu yagiye abisoma akagerageza kubisharinga, bigatuma natwe bitugeraho, natwe tukabikoramo izindi nkuru kandi nziza zitangaje. Ngendeye kitandabupira ntucikwe n'ibi ngibi byerekeranye n'imibanire myiza. Ni gute wagira urugo rwiza, ni gute wagira umuryango utuje kandi utekanye wifashishije icy'abahanga bavuga mu bitabo. Reka duhere kuri iki ngiki cyanditse kuri Socrates. Ari abantu yigishaga harimo nka Xenophon n'abandi barabigishwa be. Socrates amateka ye murayazi ko byinshi bamuvugaho. Yabanaga n'umugore we Principe agafasha nabi Socrates, igeze no kumumenaho makadobo kuzuye amazirantoki. Principe yamenye Socrates amazi ashyushye akomereka mu maso, kandi Socrates yari umufilosofi y'imiti ikomeye cyane ku rwego rw'isi. Bavuga ko ari nawe amashuri yubakiyeho iyo politike ya education to award yubakiye kuri Socrates. So ni umuntu urenze rero, hari icyo yavuze ku byerekeranye n'ingo, dore ko nawe urugo rwe rwari rwaramunaniye kubera ko hagati n'umugore we afatwa nk'umugore mu mateka y'isi. Gusa Socrates n'umunyabwenge ukomeye cyane, ntabwo yaba yaranyuze ku isi nta kintu atusigiye. Socrates rero akana kikara mubajije ati Socrates n'iki cyiza hagati yo gushaka ndetse no kubireka? Ese gushaka ni byiza? Socrates yaramusubije ati mwana wanjye, gushaka ni byiza ariko nanone gushaka ntabwo ari byiza. Ati yishatse umugore mwiza uhinduka umusizi, mukishima cyane bitavugwa, ariko ushatse umugore mubi uhinduka umufilozofi w'umusazi nkanjye Socrates. Socrates rero yaravuze ngo nujya gushinga urugo ubitekerejeho inshuro zirenga 1000 mbere yuko ufata icyemezo cyo kubana n'uwo ugiye gushakana nawe. Ariko numara kuba washakanye nawe, Socrates yaravuze ngo numara kuba washinze urugo niba wahuriramo n'ibibazo uruhuri birenga 1000 nuhirahire ubivamo. Ugomba kumenya umuntu ku ingeso ziwe, what he love, nicyo akunda, ukamenya nawe nicyo ukunda. So amara kumugeza mu rugo, yukunda ururabyo wirinda kururandura ngo urujyana, ahubwo ukaruvomerera ukaruguhira rukarushaho gutoha. So ubonye afite imico myiza ukagerageza kuyimucaho, bikanga bikananirana, wiga kubana nayo, ariko ntabwo wamuhindura byoroshye ngo yikonde. So ngiki icyo abahanga benshi bavuga ku rukundo. Tuzababwira impamvu abafilozofi benshi badakunda gushaka abagore, abakiri benshi nk'aba Elon Musk n'abandi ba filozofi benshi. Uzabona Isaac Newton, uzabona n'izindi leta nyinshi z'abahanga zitigeze zishaka abagore. Tuzavugira impamvu badakunda gushaka abagore. So thanks for us. Ndazi neza yuko YouTube channel ya Toka Satani muyikundira video nziza zitangaje, niyo mpamvu natwe tudahwema kuzibagezaho umunsi ku munsi. Ni kitandabupira ndi naba nyuza izi video zitangaje kuri YouTube channel yitwa Toka Satani. So murakoze sana.